Ubu butumwa bubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wawe Yesu KRISTO, ndetse no kuri Yesu KRISTO witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Icyigisho cya 306 ubutumwa bwiza bwa Yesu KRISTO. Reka dusenge. Dushyize hejuru izina ryawe Mana Data wa twese, tuguhaye icyubahiro iki gitondo. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe abe ari bwo butuzaho, kandi bidushakaho abe ari byo bitubaho. Mu izina rya Yesu KRISTO, Data wera, Mana igira neza, turakwinginga cyane ngo utubabarire ibicumuro byacu no gukiranirwa kwacu kose, utwikire, utubashe gutungana no kugenda uko ushaka. Ngo tugiye kumva ijambo ryawe, Mwuka arafungura amatwi yacu, afungura ibitekerezo byacu, afungure Imana imitima yacu, afungure n'amaso yacu, kugira ngo twumve kandi twumvire ijambo ryawe. Tuyorwe na Mwuka wawe wera mu byo dukora byose, mu izina rya Yesu KRISTO. Imana ntitwiyobore, ahubwo uko adushaka aba ariko tugenda. Mu izina rya Yesu urakoze Data, turagushimiye. Amen. Turasoma uyu munsi muri Luka ibice 23 umurongo wa 50 kugeza ku 56. Umuntu witwaga Yosefu yari umujyanama mu Bayuda w'umunyangeso nziza kandi ukiranuka. Uwo ntiyafatanije n'inama zabo n'ibyo bakoze. Yari umunyarimataya, umudugudu w'Abayuda, nawe yategerezaga ubwami bw'Imana. Nuko ajya kwa Pilato asaba intumbi ya Yesu. Arayibambura, ayizingira mu mwenda w'igitare, ayihamba mu mva yakorogoshwe mu rutare itarahambwamo umuntu. Hari ku munsi wo kwitegura isabato yenda gusohora. Nuko abagore bavanye na Yesu Galilaya bamukurikiye, babona imva n'intumbi ye uko ihambwe, basubirayo batunganya ibihumura neza n'imibavu, kandi ku munsi w'isabato bararuhuka nk'uko byategetswe. Ibyo biri muri Luka ibice 23 umurongo wa 50 kugeza ku 56. Urukundo no mu rupfu. Yesu amaze gushinyagurirwa, gukubitwa no gusuzugurwa, yarapfuye. Inshuti ze zari zaramutereranye, kandi abamushagairaga nabo ntabwo bakiri kumwe nabo. Ibi ni bimwe mu byo tujya dukora, ndetse tubona dufite inshuti dutekerezaho kenshi zaze n'izigendana natwe. Nyamara urukundo dukundana rushyirwa ku munzani iyo ibibazo bitugwiririye cyangwa bikagwira umwe muri izo nshuti zacu. Yesu nawe yagize ikibazo nk'icyo, yewe ndetse yari yanabibonye mbere y'igihe ko inshuti ze zari buze kumutererana, kandi ibyo byarumvikanaga ukurikije ibyo yari bimutegereje. Abantu bamwe bakurikiye Yesu kuko bamubonyemo umuhanuzi. Abandi bamukurikiye kuko bibwira ko azabakuriraho ubutegetsi bw'Abaroma. Abandi bashaka kumugira nk'inshuti cyane ko yari amaze kubikirangirira. Nyamara bakibona agashinyaguriro yagiriwe, batangira kumwitaza kuko bari batangiye kubona Yesu atarameze nk'uko bashakaga. Bari batangiye kubona ko atakoze nk'ibyo bamwifuzagaho. Imana dutabare cyane. Yesu yatsinzwe urubanza, yarasuzuguwe, yaciriwe mu maso, yarakubiswe, yarasuzuguritse bishoboka, abambwa no ku musaraba w'isoni, maze aranapfa. Ibyiringiro byabo byari biyoyotse, maze kuri bamwe urukundo bamukundaga narwo rupfana nawe kuri uwo musaraba. Imana dutabare cyane. Nyamara ni muri ibi tubonera ubundi bwoko bw'inshuti, babandi bagukundira kure, babandi bagukunda no mu gucishwa bugufi kwawe, babandi bagukunda no mu gihe uba utagifite icyo ubitura. Yosefu yari ubwo bwoko bw'inshuti. Uramenye ntugakundire abantu ibyo ubakuraho. Ndakwinginze cyane, Imana igutabare kandi igufashe cyane, kugira ngo utazajya ukundira abantu inyungu bafitemo. Imana ishimwe cyane. Yosefu ntacyo yari afite kigaragara, yari agiye kuwujya ku murambo wa KRISTO. Nubwo yawujyanye akawushyira mu mva nshya, nubwo yakundaga Yesu, tubona ko yakoreye umurambo wa Yesu umurimo kuruta uko wakoreye KRISTO akiri muzima. Nawe ntuzigere utera umugongo abantu ugende kuko Imana n'isi babaretse. Imana ikubashije kumenya kubiba imbuto zo gukiranuka mu bantu badafite ubushobozi bwo kubikwitura. Ukunde abanzwe n'abandi, wite kuri babandi batagifite ababitaho, kuko urukundo rudasanzwe nirwo rukora ibidasanzwe. Imana ishimwe cyane. Kandi ndagusabira ngo Uwiteka urukundo rudasanzwe rutuma ukora ibidasanzwe, kuko niho Yesu yavuze akavuga ngo nimukora nk'ibyo abanyabyaha bakora, mbese muzashimwa iki? Imana turengere cyane.
Reka dusenge. Turagushimiye Data wa twese, tugushyize hejuru. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka ari byo bitubaho iteka ryose mu buzima bwacu nk'uko bibaho mu ijuru. Data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo turasenga, mu izina rya Yesu Kristo, Mana ishobora byose, Mana ikomeye, tugire neza, utuzuze imitima yacu urukundo, imigendere yacu yuzura urukundo, imivugire yacu yuzura urukundo, kandi mwe Mana ibe urukundo ruzira uburyarya, atari rwundi rwo kumunwa, ahubwo rwa rukundo rukunda mu bihe byiza, rugakunda mu makuba, rugakunda mu byago, rugakunda no mu gusuzukurwa. Imana ishimwe cyane. Birashoboka yuko twagira inshuti zarezwe nka Yesu ari ku musaraba, ariko turasenga cyane ngo urukundo rwacu rumere nk'urw'uriya Yozefu rwagiye rukamanura Kristo ku musaraba, nawe akemera gukorwa isoni nkawe, nawe akemera gukorwa isoni nk'uwari ubambwe ku musaraba. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Mu izina rya Yesu turagushimiye Data wa twese, amen. Impuguro z'uyu munsi urazisanga mu Baroma ibice 13 umurongo wa 8. Bibiliya iratubwira ngo ntimukagire umwenda wose keretse gukundana, kuko ukunda undi aba asohoje amategeko. Ibyo biri mu Baroma ibice 13 umurongo wa 8. Uwiteka guha umugisha bwo kwifatanya natwe, Uwiteka guha umugisha bwo kumva ijambo ry'Imana, Uwiteka kuza umwuka wera, Uwiteka kuza ijambo rye ryera, Uwiteka kuza guca bugufi, Uwiteka kuza urukundo nyakuri ruturuka mu ijuru, Uwiteka kuza kwera no gukiranuka, Uwiteka guhe kuyoborwa n'umwuka wera mu byo ukora byose, mu ngendo zawe zose, mu bihe byose unyuramo. Mu izina rya Yesu Kristo, ukuboko kwiza kw'Imana kukubeho, umwuka mwiza w'Imana ukubeho, ijisho ryiza ry'Imana rikubeho. Mu izina rya Yesu, ibintu byose byiza bituruka ku Mana bikubeho kandi bikugumeho. Ibintu byose bitaturuka ku Mana bikuveho kandi bikuvanweho burundu. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana iguha umugisha. Mu izina rya Yesu Kristo, Uwiteka abane nawe. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho, urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguha umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi umwuka wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.